buriya iyo umwami yajyaga kwima baramubwiraga bati, abiru baramubwiraga bati, maze rero umwami ntaba umututsi, umwami ntaba umuhutu, umwami ntaba umutwa, umwami ntaba rubanda. Ni nayo mpamvu ukiri umututsi witwaga Rudahigwa, ariko kuko ubaye umwami uri Mutara wa gatatu, uri hejuru y'ubuhutu, uri hejuru y'ubututsi, uri hejuru y'ubutwa. Buriya hari n'ikindi kintu, buriya imbere y'umwami iyo abantu babaga bataramye, kuko buriya ibwami abantu barataramaga, abahutu, abatutsi n'abatwa, iyo wahageraga mbere ukaba wicaye, niyo hazaga umukyaraziraga ntiwamuhagurukiraga, yaragendaga akicara inyuma hahasigaye, kuko imbere y'umwami abanyarwanda bose barangana, nta munyarwanda ugomba guhagurukira undi imbere y'umwami. Icyo rero cyari ikintu nyine cyerekana nyine ukuntu umwami yakundaga abanyarwanda bose kimwe, akabafata kimwe, kandi aroturu n'abanyarwanda bakamukunda nk'umubyeyi wabo. Bamusimbuje rero Rudahigwa rero aba umunyabwenge, arareba ati, ninatangira mbyimbije umutwe barawumena nk'uko bamennye wa data. Yiyemeza gukorabora nabo, arabatizwa. Muribuka ko agiye no kubatizwa yafashe amazina yitwa Charles. Charles rero yiswe Charles Léon Pierre. Charles ryari preno ya vice gouverneur ushinzwe u Rwanda n'u Burundi, Charles Voisin. Afata irya Léon Classe. Léon Classe yari monsenyeri nyine wategekaga u Rwanda, so afata Léon kuko akeneye kubana neza ni Eglise Catholique. Noneho afata na rya Pierre Likimas, yari gouverneur general wa Congo, Rwanda, Burundi. Afata amazina yose kugira ngo bamwibonemo, abana nabo neza, ariko kandi kubera yari yararezwe nyine nk'umuntu uzaba umwami ugomba gukunda abanyarwanda akabafata kimwe, aza kugera aho atangira kwanga izi politike zabo, aca ubuhake, ategeka ko abantu bagabana mu masambu n'iki. Ababirigi baravuga bati, uyu muntu nitutamwikiza vuba ntabwo tuzamukira. Noneho muri 57 aganira n'inteko ishinga amategeko yari iriho icyo gihe, icyo bitaga Conseil supérieur du roi.